Ijambo ry'uyu munsi ryo kugukomeza ni ijambo rivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zayo zidukorera. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziri mu kazi zazikora zigira icyo zigukorera uyu munsi. Ni imbaraga ziruta ibitekerezo byawe, ni imbaraga ziruta ibyo usaba, ni imbaraga ziruta ibyifuzo byawe, ni imbaraga ziruta poroje zawe, ni imbaraga ziruta inzozi zawe. Rero komera, Imana wizeye, Imana usenga, Imana ikuba hafi, Imana yakuremye ifite imbaraga zikora ibirenze ibitekerezo, zirenze ibyifuzo, kandi izo mbaraga zakoze mu buzima bwawe biraruta cyane ibyifuzo wakoze. Ijambo rya mbere, izo mbaraga zaguhaye agakiza, izo mbaraga zakubeshejeho, imbaraga zakurinze ibibi byose. Niyo mpamvu uri muzima, niyo mpamvu uhumeka. Kuri ubwo rero ntutinye. Umwanzi Satani cyangwa ibitekerezo byawe bikubwira ko iby'Imana isigaje gukora ari byo byinshi kandi bigoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uhindure ibitekerezo, ahubwo umenye neza ko iby'Imana yakoze biruta cyane ibyo isigaje gukora mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba kugira ubushizi bw'amanga, ukagira n'icyizere, ugakomera yuko ibyo ukeneye ku Mana ari bito cyane kuruta ibyo Imana yakoze. Icyo yakoze kiruta ikindi ni uko yaguhaye umwana wayo witwa Yesu Kristo. Ikindi yaguhaye ubugingo, yaguhaye ijuru, yaguhaye imbaraga z'umwuka wayo. Imana ituye muri wewe. Niyo mpamvu rero ibyo uyisaba byose ari bito izabikora, kandi imbaraga zakoze biriya ziracyahari, zizagukorera n'ibindi. Imana iguhe umugisha.